njye rero ndabivuga nibashaka nanjye bazanyica. Ubu butumwa butangira bugira buti hello afande. Uyu ni Jean Paul wandikaga. Ko nshaka kukuvugisha mu rwego rw'akazi. Ndabona yari yanditse kukuvugisha, yashaka kwandika kukuvugisha mu rwego rw'akazi kuri kese ya Karasira Aimable RCS yo apfuye. Raporo y'abaganga yagaragaje iki? Arimo arabaza ngo raporo y'abaganga yagaragaje iki? Umuryango we hano yavugaga ibyo gushyingura, ariko arimo arabaza ikibazo nyamukuru. Arimo arabaza ati raporo y'abaganga yagaragaje iki? Hanyuma muri ubu butumwa yamfowadinze yavuze ati bite Jean Paul. Bamubwiye bati bite Jean Paul, bite JP, please baza abo mu muryango we. Nawe arasubiza ati okay, buriya tuzabimenya nibimenyekana byose. Urabona ko Jean Paul yarimo komanta kuri iki gisubizo. Bamubwiye bati bite Jean Paul, please baza abo mu muryango. Ati ibaze nk'iki gisubizo. Aha rero reka kugira ngo byumvikane neza, twabonye umuhango wo gushyingura, twabonye ibyavuzwe byose, ndaza kubigarukaho kamwe ku kandi. Ariko ngarutse kuri ubu butumwa, Jean Paul yabajije umuyobozi w'amagereza ushinzwe itumanaho, aramubaza ati ese raporo ko ndi kukubaza mu rwego rw'akazi, raporo yavuze iki? Mu butumwa bamusubije bamubwiye ngo baza umuryango. Kandi Jean Paul yari yashatse kubanza kubisasira neza, aravuga ati ni mu rwego rw'akazi, ariko baramubwira bati baza umuryango. Umuryango niwe ugomba kumenya iby'iyi raporo, ntabwo ari ibyo mu itangazamakuru. Jean Paul Nkundineza hari amakuru menshi afite kuri uru rupfu. Hari amakuru abantu bandi tudafite we afite, ari nayo mpamvu haje comments nyinshi cyane kuri izi nkuru zivuga ku rupfu, ku ishyingurwa rya Karasira Aimable. Kuko Jean Paul mu gihe abandi batangazaga ko Karasira afunguwe, Jean Paul yariteretse aravuga ngo yiyahuye. Niwe wa mbere wakoresheje iryo jambo ngo yiyahuye. Aha rero yanyoherereje ubu butumwa ashaka kwerekana ko, kubera ko comments nyinshi zagiye zivuga ko nawe ashobora kuba yaratumwe akajya kuvuga ngo genda uvuga ibi n'ibi. Niko abantu bavuze mu comments, mu stories menshi yagiye atambuka, by'umwihariko zino social media ubu zisigaye zivuga n'ibyo n'ibitavuzwe, zisigaye zibivuga, n'abatavuze zikabavugisha. Hari ama AI menshi asigaye ahari, ariko hano Jean Paul bamushinjaga ko ari we muntu wa mbere wakoresheje ijambo ngo yiyahuye. Yavuze bati wewe wabimenye ute ko umuntu yiyahuye? Kuko Jean Paul yanatangaje ngo muri gereza Karasira yari yambaye isengeri y'umukara n'ikabutura ya jazz, ikabutura yo gukinana. Abantu bakavuga bati ayo makuru wowe wayamenye ute? Ayo makuru y'imyenda yari yambayemo imbere wayamenye ute? Ninde wayaguhaye? Kuki wavuze ko yiyahuye? Kuki utavuze uti wenda yahuye n'ibyago byagenze gutya, cyangwa se yajyanywe kwa muganga ukagarukira? Kuki wakoresheje iyo terime yo kwiyahura? Iyo terime yaje no gushimangirwa mu itangazo ryasohowe na RCS bavuga ko yiyahuye, noneho biba official, niko abantu bavuze. Ariko bene izi nkuru biragoye cyane kuzibara, kuko harimo ibintu abantu bavuga bati ntibisobanutse. Ari nacyo wenda twajya dusaba inzego kugira ngo ibi bihuha by'abantu barwanya ubutegetsi, barwanya leta bakomeza gushyira hanze, byagiye biba byiza
mu gutanga itangazo nk'iri hemewe amakosa yakozwe, wenda nko kuvuga bati ninde warangaye mu guha imiti, mu kureka Karasira agafata imiti, ninde wari ushinzwe gusezerera abataha, kuko byanze bikunze nubwo urwego rw'amagereza mu Rwanda rwavuga ko ikibazo ari Karasira, ikibazo imvo n'imvano byose ari Karasira, nubwo byabivuga gutyo bwose, abantu bashobora kubona ko habayemo uburangare muri iki kibazo. Icyo ni icya mbere abantu bashobora kubona. Rero bikwiriye ko hakwiye kuboneka umuntu wemera aya makosa, cyangwa se akagaragaza ati uburangare bwabaye hano, ese ni ikosa ryabereye hehe? Iyo hatangajwe itangazo nk'iri ngiri ntabwo haba hasobanutse neza uruhare rurihe, accountability, ninde waryozwa ibi bintu. So Jean Paul rero yabazaga ngo ese raporo yavuze icyo kwa muganga, nicyo kintu yabazaga. Ariko abandi nabo bagakomeza bavuga bati si na raporo gusa, dukeneye n'ayo mavideo. Ayo mavideo bavuga ko, kubera ko Jean Paul avuga ko muri gereza hazi, avuga ko aho hantu bavuga mu mbuga hose arahagushushanyiriza, akakwereka ko hari amakamera mu nguni zose za gereza. Abatararebye video twakoranye harimo ibibazo byinshi namubajije, video muri zimwe mu video ziheruka yarabisobanuye neza. Ese kuki izi video zidasohorwa ngo hagaragazwe koko, hashimangirwe ibyo biri kuvugwa? Jean Paul rero mu gushaka ko yashatse kunyereka ko atemeranya n'ibyo bari kumushinja, ariko ubu butumwa yatangaje burakomeye cyane. Ubu butumwa kuko bamusubije bamubwira bati iyo raporo ntabwo ari twebwe, ntabwo ari mwebwe tuyiha, nta nubwo ari twebwe muyibaza, mugende kuyibaza umuryango, mujye kwibaza umuryango wa Jean Paul. Ngira ngo na Jean Paul yabigarutseho, reka mbakinira agaklipe gatoya mu ishyingurwa uko Jean Paul yabivuzeho kuri iyi message bamwoherereje. Bagiye gukaraba, ikiriyo kirahita kirangizwa completely. Mu minsi ishize navugishije umuvugizi w'amagereza mu Rwanda, CSP Hilary Sengabo, mubaza ibyavuye mu isuzuma ry'umubiri wa Karasira Aimable, arambwira ngo uzabaza umuryango nawubajije mu izina ry'umunyamategeko wa Karasira, bambwira ko mu by'ukuri kweho certificate ku Kacyiru batanze report bayiha abatanze gusuzumisha uwo murambo. Bivuze iki? Bivuze ko icyahitanye Karasira nk'uko bavuze ko yanyweye imiti myinshi, ibisubizo Rwanda Forensic Laboratory bayihaye RCS, ntabwo umuryango ari we uhabwa report. Twizere ko mu minsi iri imbere urwego rw'amagereza mu Rwanda ruzatangaza icyo uzaramba Karasira yazize, nubwo mu itangazo ryasohotse ku itariki 7 ryavuze ko yanyweye imiti myinshi nk'uko yari asanzwe ayifata iyo mu burwayi bwo mu mutwe, akanywa doze nyinshi, akagira crise, akabanza gushyirwa mu kavuriro ka gereza, nyuma akajyanwa mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge, akaza kwitaba Imana mu rukerera rwo ku itariki 7. Gusa umuryango wanditse ko yapfuye ku itariki 6, nubwo RCS ivuga ko ari kuri 7. Ikiriho nuko yapfuye, itariki ntacyo ivuze. Twebwe tuvuga iby'iyi nkuru ya Karasira saa 3 z'ijoro yari akiriho. Niba yarapfuye saa 6 cyangwa saa 5 ntabyo nzi, ariko ikiriho nuko hano ku musaraba hariho kuri 6. Ni umugabo ushyinguwe, abashyizeho indabo ntabwo barenze 5, nabo ba hafi mu muryango. Ni umugabo kandi ngira ngo haracyarimo urujijo rwinshi, ariko abantu benshi bakomeje gusaba, ari nacyo nanjye nagarukaho, inzego rwose zibishinzwe ibi bintu bijye bijya bisobanurwa, hagaragazwe ni byagenze bitagaragazwa uko kuri. Ese raporo ya muganga iravuga iki? Raporo ya muganga, kuko ibi bintu bituma abantu banenga ubutegetsi bavuga amagambo menshi cyane n'ibintu bitari ngombwa, bagatangira gusiga icyasha naho kitari, bavuga ibintu bitari ngombwa, bitari binakwiriye.
ku kuri iri jambo murumuna wa Karasira yavuze. Soza rero ngiye gusoza mbabwira ibyo mukuru wanjye yambwiye kenshi nabona ko ari nabyo azize, n'abantu bose babizi babimenye ko badashidikanyije tuhuritse kandi tukaba tubabaye. Nyiri umwana naramubwiye ni ese mukuru wanjye ni igiki kigutera agahinda, ni iki kigutera gushavura? Arambwira ati urabona tubuze umuvandimwe wacu, jenoside ijya kuba yarabaye nari mfite imyaka 4, ariko nabonye urupfu rw'umuvandimwe wanjye murumuna we uwo bitaga Tuyisenge Emmanuel. Igisasu cyaraje cya Katyusha gikubita ku ruhande rwe, ekara zimukubita mu nda, zimukubise mu nda bamujyana kwa muganga. Bamujyanye kwa muganga banze biranga nawe arapfa. Niho yahuriye no kubabara kuko yikoreye umurambo we n'amaraso amumeneka mu maso. Ariko tujye twivugira ahanuma neza, twagize ibyago twicirwa n'umuryango wacu wose urapfa, ariko Karasira Aimable we yarambwiraga ati nabuze umuryango wanjye kuva ku babyeyi bose na mama na papa, ariko akambwira ati wiciwe n'inkotanyi. Ariko inkotanyi nubwo zakwiciye wabuze nuwaguha ubuvugiro bwo kubivuga. Nge rero ndabivuga, nibashaka nanjye bazanyica. Biroroshye buriya gutunga intoki ukavuga RPF yaranyiciye, ukavuga ibyo ushaka ibyo ari byo byose, si ukubinenga. Ariko iyo uvuze ngo RPF yaranyiciye, ese bisobanuye iki? Kuko iki kibazo cyagiye kigarukaho kenshi, aho abantu bavuga bati niba RPF yarahagaritse ubwicanyi, ntabwo yaje ije kwica. RPF yaje ije guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. RPF imaze guhagarika jenoside, niba hari abasirikare ku giti cyabo baba barakoze ibikorwa by'urugomo, babiryozwa ku giti cyabo, ariko ntabwo wahita ufata ngo RPF yose uvuge ngo niyo yakoze ibi ngibi. Kandi ikindi kintu gikomeye cyane muri aya makuru yose abacicikana wenda abantu bavuga, nabonye abantu bavuga ku muryango wa Karasira, ariko Karasira nawe ubwo yarabyivugiye mu gitabo yanditse, amazina y'ababyeyi be abantu benshi ntabwo bagiye bakunda kuyagarukaho, ariko muri iki gitabo Karasira yanditse yagarutse ku mazina y'ababyeyi be: se Karasira Claver na nyina Mukaruzamba Marie Gorette. Hari amakuru avugwa ko, hari amakuru ntabwo byemezwa, ni amakuru agoye kwemeza, avuga ko bashobora kuba hari ibyaha bashinjwa ko baba bari barakoze. Nubwo murumuna wa Karasira atunga intoki akavuga ati RPF yarabishe, ariko biroroshye gushinja umuntu. Ni nayo mpamvu wenda izi nkiko zibaho, inkiko zigatanga ubutabera mu nyungu rusange, mu nyungu za rubanda. Ariko amakuru avuga ko nabo bashobora kuba bafite abantu benshi bicishije, bagiye baranga bakavuga bati abangaba banaba bihisha n'aha bakabicisha. So niba barishwe n'umusirikare wenda bisaba ngo ni byiza ko haba ubutabera, ariko mu gihe butabaye biroroshye ko umuntu yatunga intoki akavuga ati n'uyu yanyiciye, cyangwa agashinja RPF ibyaha uko yiboneye, uko yishakiye, ariko hatabayeho kuvugisha ukuri. So ibintu rero bivugwa byose abantu bagasamira hejuru, cyane cyane bano banenga leta, bakaba babonye urwaho rwo kuvuga ibyo bashaka, bagatangira gushinja abantu, biba bigoye cyane. Niyo mpamvu buriya tuzajye twitonda kuri izi nkuru ziba zivugwa, umuntu avuga ibintu ku munwa ariko facts bigoye kuzibona. Ibyo ni ibivugwa, ariko nta muntu n'umwe uzumva yabigarutseho, nta muntu n'umwe uzumva yabigarutseho. Ariko
abantu bakora ubusesenguzi, abantu bakora ubushakashatsi, mugende mushakishe aya mazina y'aba babyeyi, murebe muri za archive, murebe aho bari batuye, murebe neza ibivugwa byose, atari ukumva uruhande rumwe, atari ukumva ibyo abantu bafite icyo bagamije bavuze. So reka mbashimire cyane. Kuri uru rupfu hari byinshi twaganiriye na Jean Paul Nkundineza. Niba wabishobora wareba mu zindi video twaganiriye na Jean Paul, hanyuma tugakomeza guhura mu yindi video. Ndabashimiye cyane. Ciao, bye.